umucyo w'ubutumwa bwiza warasiye mw'isi yose impande zose aho umaze kugera barashimira Imana. Umucyo w'ubutumwa bwiza warasiye mw'isi yose impande zose aho umaze kugera barashimira Imana. Twongeye kwishimira kubana namwe muri uyu mwanya aho tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Uwo muvugana kandi mugiye kwigana ni Nzungu Gadi, ni umugorozi wemera n'ivugurura. Kubw'ibyo rero reka dusenge. Data wera ukiranuka uri mu ijuru, turagushimye, ubanye natwe, uracyaturinze, uracyaturindiye, uri Imana ishobora byose, ujye uduha kukwizera, tubishimire izina ryawe. Tugiye kwiga ibirebana n'ibyawe wageneye abantu. Turagusabye ngo uhe buri wese kumva, gusobanukirwa, guhitamo neza, tubishimire izina ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo tugiye kwigana ni intambwe ndwi z'umuntu wahisemo neza mu by'umwuka. Ubundi muri ubu buzima busanzwe hari abantu batazi guhitamo, hari n'abatazi akamaro kabyo, hari yewe n'abapfa kwigendera gusa bakaba mu bintu, ariko navuga ngo nta burwanashyaka bagira, nta yindi mpamvu yabiteye ari uko batahisemo. Mu Migani 2:3 haratubwira ngo niba uririra ubwenge bwo guhitamo. Muri magufi mu buzima umuntu wese akwiriye kugira amahitamo, ugashobora ukamenya neza uti ibi bintu mbirimo cyangwa ndi umuherekeza cyangwa ndi kumwe n'inshuti, ariko ukagenzura neza niba ibintu birimo. Ubundi nibwo buryo bwiza, kuko iyo ibintu birimo neza nabyo bikubamo, nta kindi washakiraho, nta kundi wagenzura ngo urebe neza ko ibintu birimo, ahubwo ikimenyetso ni uko bikurimo. Iyo ibintu bitakurimo ubwo butabirimo, navuga ngo bagushyize ibyo kurya imbere nturye, ubwo inzara ntiyashira. Ni nako bimeze mu by'iyobokamana. Mbere yuko umuntu akora ibintu abanza kubihitamo. Niba rero uririra ubwenge bwo guhitamo, burya ubwenge nibwo butera umuntu guhitamo. Abatagira ubwenge ntibahitamo, bakunda kuba mu bintu ariko batazi iyo biva n'iyo bijya. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu iyo wahisemo ibyo urimo nabyo bikubamo, nicyo kimenyetso cy'amahitamo. Rero aya mahitamo y'iby'umwuka ni intambwe ndwitira ubugaragaze yuko umuntu yamaze kugera mu by'Imana kandi akaba yarahisemo. Icyo mukizirikane neza, aho uri, aho wicaye iwawe, byonyine ubwabyo gusa, iwanyu, mu kazi, kure y'iwanyu cyangwa hafi yaho, mu byo ukora cyangwa se wicariye cyangwa uryamye, menya neza ko ibyo wahisemo bikubamo. Noneho mu ngingo zikomeye za mbere, kubaha Uwiteka nicyo umuntu abanza guhitamo. Iyo umuntu yamaze kumenya neza ko agiye mu by'umwuka, abanza kumenya neza ngo umutware wanjye, umwami wanjye, uwo nsabwa gutinya, kubaha, kuzirikana, gutinya ko nanyuranya nawe ni Uwiteka. Kubaha Uwiteka turabisanga mu Migani 8:13-14. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Turasoma kugira ngo nibura buri wese yumve. Iyo amaze guhitamo kubaha Uwiteka, kawumve uko bigenda. Iyi ngingo igizwe n'amashami menshi. Mu Migani hatubwiye ngo Imigani 8:13, kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ahangaha muhazirikane. Iyo ibimenyetso by'uko wamaze kubaha Uwiteka ntabwo ari uko wifumbase, ntabwo ari uko uri kureba hasi, ntabwo ari uko uri kumwenyura, ntabwo ari uko uri kugenda buhoro, ahubwo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Mbese muri magufi Imana yahariye ibibi Satani nayo isigarana ibyiza.
iyo uhisemo kubaha Uwiteka ubwo ujya mu byiza, wajya kwa Satani ukanga ibyiza ugakunda ibibi. Noneho kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. N'ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi. Ubwibone n'agasuzuguro nibyo bibyarira umuntu kujya mu nzira y'ibibi, n'akanwa kavuga iby'ubugoryi nibyo nanga. Urukumva ngo ugiye ku Mana kubaha Uwiteka yanga agasuzuguro, yanga ubwibone, yanga n'amagambo arimo ubugoryi. Mu Baheburayo 12:28 haratubwiramwo amagambo dushaka gukurikirana. Abaheburayo 12:28 haranditse hagira hati ni ijambo rirerire, nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko tukorera Imana nk'uko ishaka, tuyitinya kandi tuyubaha. Ubwami bw'Imana ni ubwami butanyeganyezwa. Imbaraga z'isi ntizabusenya, abakomeye bo ku isi ntibabusenya, nta bariganya bayiriganye. Muri magufi Imana iteye ubwoba. Satani n'abari ku isi bashobora umuntu, ariko Imana yo ntibayishobora, ndetse n'ibyayo ntibabishobora. Hari n'abagiye bagerageza ko mu gihe cyitwa Moyen-Age bagerageje gukuraho Bibiliya n'abayumvira birananirana. Mu gihe cy'ikinyejana cya kabiri, 2e siècle, mu gihe cya Sumuruna, Abaroma b'abapagani bagerageje ngo bice abakiranutsi no kubatwika no kubaterera inyamaswa, biranga. Kuko Imana ntawe ujya yicecekesha. Ushatse watuza ukayireka ibyo ishaka, ibisoreza ku isaha ishaka, mu munsi ishaka no kubishaka. Niyo mpamvu ubwo twakira ubwami butanyeganyezwa dukwiriye kwakira ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyumvira kandi tuyubaha, tuyitinya kandi tuyubaha. Iyi ngingo ntabwo nitindaho, kwari kumenya neza ko uwahisemo kubaha Uwiteka abahisemo kwanga ibibi, uwahisemo kubaha Uwiteka abahisemo neza, uwahisemo kubaha Uwiteka abayanga ubwibone, uwahisemo kubaha Uwiteka yanga agasuzuguro, uwahisemo kubaha Uwiteka ntabwo ajya avuga iby'ubugoryi. Ingingo ya kabiri, gukunda Imana. Ku bantu bahisemo gukunda Imana, barehejwe ubwenge bwabo bukambuka bukagenzura bugatekereza bugasanga amazi banywa ni ku Mana, igiti bicayeho bacana baryamyeho ni ku Mana, aho babika ni ku Mana, ibyo batunze ni ku Mana, amazi kuzimu no ku nyanja n'imusozi mu migezi no mu masoko hose ni Imana. Agasanga ibyo atunze byose nta handi byava ari Imana, ariyo nkomoka y'ibintu byose. Muri ako kanya we wenyine arayikunda. Ayikunda batamuhendahenze, ntayikunda ari ubwoba, ahubwo ayikunda arehejwe n'iki mumariye. Maze yarangiza akavuga ati n'umugore niwe wamuhaye amabere, no gutwita niyo yabishyizeho ngo moroke mugwire, n'abagabo niyo bahaye ubutware, n'abana niyo bageneye ababyeyi, n'abategetsi niyo bageneye abaturage, n'abaturage ni Imana yabashyireho abategetsi, n'abatunzi niyo yashyizeho igishoro, yewe abahanga niyo yashyizeho ubwenge. Yarangiza bajya kubona ukabona urizengurutseho ukayikunda nta ntambara. Bene ibi ntabwo niyo mpamvu bakubwira ngo hari ibitabo bibiri ku isi bisabwa kwiga. Wiga igitabo cy'ibyaremwe kigatuma wumva ibyanditswe, wiga ibyanditswe bikagusobanurira ibyaremwe. Ni ibitabo bibiri bisobanurana. Ni ukuvuga ngo mbere abantu babayeho nta mirongo basomye muri Bibiliya, yaba ba Yobu yaba ba Nowa, bumvaga icyo bita muri conscience yakumva ijwi ribabwira, ariko yarangiza kubwo kubana n'Imana mu byaremwe bigatuma bamenya Imana mu ijwi. None twebweho tugomba kumvira Imana mu byaremwe, tukongera tukumvira Imana mu ijambo ryayo, nyuma kandi tukagira n'umutima namwe twumvisha ushobora gushyira ku munzani ibyo tubona n'ibyo twumva. Ngaho ngaya mahitamo ni Zaburi 91:15. Yarangiza aho dusoma ijambo ry'Imana tukasanga ingingo zikomeye kandi twakunda guha agaciro, kandi buri wese yazirikana, kandi bishoboka ko buri wese ashobora kumva ko ari ingenzi mu buzima bwawe. Usabwa gutekereza uruhare ufite mu gukunda Imana, niba rungana nuko igukunda. Ubundi sa n'uwibaza ikibazo gikurikira: Imana igukunze nk'uko uyikunda wamara kangahe? Ikwitayeho nk'uko wita ku byayo wagera kuki? Ikuzirikanye nk'uko uyizirikana ubwo waba huti? Muri magufi ubwenge bwacu ni bugufi butagenzura. Imana irakuzirikana bigatuma uhumeka, ikakuzirikana waryama ugasinzira, ikakuzirikana watera bikamera, ikakuzirikana imvura ikanyura iwanyu, ikakuzirikana imirase y'izuba ikagera iwawe,
kakuzirikana amazi y'ikuzimu agahinduka ibiryohera akajya mu bisheke no mu mineke. Yarangiza ifite uburyo bwinshi amasoko akaboneka iwanyu. Yarakuzirikanye. Ariko muri Zaburi 91:14, kuko yankunze akaramata ndicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Cyo ni ikindi gikomeye cyane kigomba kuzirikanwa. Abahisemo gukunda Imana bafite impamvu, bakayikunda n'akaramata. Imana iti nzabashyira hejuru kuko bamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Aha ngaha muhazirikane iyi ngingo ya kabiri y'umuntu wahisemo gukunda Imana aba yahisemo neza. Niyo mpamvu nge nawe dusabwa kuzirikana neza neza nta mukino, ukavuga uti Imana ndayikunze. Impamvu kuryoha niyo yayishyize mu biryo, kumara inyota niyo yashyize mu mazi no mu mitobe, ubutunzi niyo yabushyize ikuzimu, amatungo tworora niyo yashyizeho, kuyagurisha niyo yabishyizeho, inkweto twambaye ni impu z'ibinyabugingo. Ibyo byose ukomeze kose uzayikunde. Ufite aho uhera, nuryama iwawe ugasinzira uzayikunde, nubona uri kumwe n'umudamu wawe uzayikunde, utumye abana uzayikunde, ubyaye uzayikunde, wonsa uzayikunde, uvuga uzayikunde, ureba uzayikunde, wumva uzayikunde, uryoherwa uzayikunde, ugenda amaguru ni ayayo, nukora amaboko ngayo, nufata intoke niyo yazishyizeho, nusokoza ukaberwa niyo yashyizeho umusatsi, nuseka ukaberwa na amenyo yayo. Yanze bikunze ntabwo wabura aho uhera uyikunda kiretse iyo ufite ubwenge buke. Iyi ngingo ya kabiri ndatambutse. Ingingo ya gatatu, gukunda abantu. Iri jambo gukunda abantu ntabwo rikunda kuzirikanwa na benshi, ariko hari inzira eshatu zatuma bakunda. Bwa mbere nawe bo bararemwe nkawe. Kabiri, buruware cyangwa se directement ou indirectement niko bavuga mu Gifaransa, byahuranije cyangwa bikebereje. Undi muntu afite icyo akumariye. Niba utanamukundira nuko ari umuntu, niba utamukundira nuko Imana yamuremye ngo nikanamucungura, ariko ubyahuranije cyangwa bikebereje afite icyo akumariye. Abakene uwakuraho abakire baba bahanye. Abakiri wakuraho abakene ibyabo ntibyatera imbere. Abategetsi ukuyeho abaturage icyubahiro cyaba kigabanutse. Yarangiza abaryi wakuraho abahinzi byanze bikunze ntibabona ibyo barya. Abagenzi hakuyeho ibinyabiziga nta mahirwe. Abajya mu mahanga amasosiyete agenda y'indege biba birangiye. Uyu wakoze telefone yarangiza yaragukoreye. Byanze bikunze muganga ajya kwiga kwa muganga yagiye kwiga utatanze minerivare. Byahuranije cyangwa bikebereje mwene muntu wundi akufite icyo akumariye. Ikure mu igomwa, ukure mu ishyari, ubugoryi nibuvaho urasanga mwene muntu afite icyo akumariye. Hari abarara ku maduka ba nyirayo baraye mu mazu, bo bakaryama inyuma akasasaho udukarito uturingiti akaryama akaririnda. Mu gitondo ugasanga ibirahuri ari bizima, ugasanga ibyawe biraho, yewe wanaza ugakingura utamubwiye ngo waramutse, ariko bikebereje cyangwa byahuranije afite icyo akumariye. Umushumba afite icyo amariye umutunzi, utera ubwatsi afite icyo amariye uworoye, yewe uwakoze imiti afite icyo amariye abarwayi n'imyaka. Niyo mpamvu ufite aho uhera ukunda umuntu. Ni ubwa mbere rwa Yohana 4 umurongo waho n'uwa 7 n'uwa 8 n'uwa 11. Ahangaha ugomba gukunda abantu hari impamvu, kuko numara kubakunda hari amahirwe wabona. Noneho muri uko kubakunda haranditse hagira hati bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Urukundo ntabwo ruva ku ishuri, urukundo ntabwo ruva mu babyeyi, ntawe ruhabwa n'uburere, ahubwo urukundo ni impano y'Imana. Mu Bagalatiya 5:22 impano, kuko imbuto z'umwuka ni urukundo. Kandi byonyine ubwabyo gusa iyo wamaze kugira urukundo, Yakobo 3:18 imbuto zo gukiranuka zibwa amahoro n'abahesha abandi amahoro. Nyiri urukundo ahesha abandi amahoro.
guhitamo neza no gukunda. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi burya azi Imana. Umuntu wese ujya wumva akunze abantu burya azi Imana kandi yabyawe nayo. Umurongo wa 8, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Imana yo ntabwo ifite urukundo, ahubwo Imana yo ubwayo ni urukundo. Bivuze neza ngo kubera iki? Muzirikane neza, iyo ni urukundo niko iteye. Nibyo uhereye wenda ugize igihimbira nk'icyawe nanjye, kuva ku musatsi kugera ku birenge yabigizwe n'urukundo. Ntabwo yaba harimo imigabane itari mu rukundo, ahubwo kubw'urukundo rwayo. Iyo ni urukundo. Niyo mpamvu umuntu aguhaye inka ntabwo yababaye inka, aguhaye amafaranga ntiyababaye amafaranga. Ariko Imana yo bitewe nuko wa muntu sinka, wa muntu sa amafaranga, aguhaye amazi ntiyaba ari umugezi. Ariko Imana yo ni urukundo. Iyo idukunze nicyo kintu matiere yayo, ikintu kiyigize ni urukundo. Imana ni urukundo. Noneho ukunda yabyawe nayo kandi arayizi. Ariko udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Umurongo wa 11, bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Ni itegeko noneho. Itegeko riravutse yuko ubwo Imana yadukunze natwe dukwiriye gukundana. Impamvu nyamukuru yatuma dukundana nuko natwe Imana yadukunze. Noneho kubw'ibyo yitwa se wa bose. Ubwo ari se wa bose rero, zirikana neza ikintu gikomeye cyane, nawe ubwo yagukunze nawe uzakunde abandi. Niba bikunaniye ubwo ntiwamenye urukundo rwayo. Niba bikunaniye ubwo ntuzayinezeza. Niba bitewe niki yabyaye benshi mubo wanga hari mwabikunda. Iyo ubanze ubuyanze. Niyo mpamvu ugihe utarashobora gukunda abantu ntabwo waba urashobora gukunda Imana. Ahangaha naho tuwazirikane kandi tunahiteho, kandi buri wese agerageze kwazirikana. N'Abaheburayo 12 umurongo wa 14, kugira ngo kuri iyi ngingo ya 3 nibura buri muntu wese azirikane ibi bikurikira. Abaheburayo 12 umurongo wa 14, ijambo ry'Imana ritwereka neza ibyo twakora ngo nibura bigaragare ko dukunda Imana. 14 haranditse ngo mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko uteje batazare mu mwami Imana. Buryo urukundo rushaka ibintu bibiri. Hari igihe wakwangishwa abandi n'umutima wanduye, uzezwe. Usabwa kubakunda nkuko wikunda, nuko ari ab'Imana. Noneho gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kugira ngo ushobore kubana nabo amahoro. Na Efeso 2:14, uwo niwe mahoro yacu yahinduye twebwe ababiri kumwe, yicisha ubwanzi umusaraba. Iyo ubwanzi bupfuye muri wowe, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abana n'ababyeyi, hagati y'abavandimwe, hagati y'abaturanyi, hagati y'amoko, hagati y'ibihugu, amahoro araza. Byanze bikunze ikintu kitugoye nge nawe ni ubwanzi. Niba ubona ufite amahoro, uwo wanga ntimwasangira ngo uryoherwe, ntimwaryama hamwe ngo umufumbate, ntiwamuvugisha ngo useke, ntiwaryamana nawe ngo usinzire, ntiwakorana nawe ngo mucyure umubyizi, ntimwajyana mu nzira ngo muganire. Uwo wanze ubura amahoro. Noneho kwica ubwanzi ni umusaraba kandi nibyo bizana amahoro. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, page 652, harimo amagambo agira ati, aho buri wese yazirikana kandi akumva, kandi bikadufasha mu gihe nk'iki ngiki cy'ubuzima bw'ibitekerezo, aho buri wese akwiriye kuzirikana ati byanze bikunze nkwiriye kubaho neza. 651 na 652 haranditse hagira hati, négliger le privilège de nous affermir dans la foi et nous encourager mutuellement dans le service de Dieu, c'est subir une grande perte. Kwirengagiza gukomezanya, kwirengagiza gufatanya ngo dukorere Imana yacu bizakubyarira igihombo gikomeye. Aha ntabwo ngerageza kuhatinda. Hepfo arakomeza ati, les vérités de la parole inspirée perdent à nos yeux leur importance et leur éclat. Umuntu wananiwe gukomeza abandi no gufatanya nabo ngo batabara abandi, muri ako kanya ukuri yizera kuzimiza agaciro n'ubwiza bwawe, tiwongera kwishimira kuri mwe. Niba bavuze ngo wenda kubabyumva ukabyumva uko biri kose, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ntibyakomeza kuryoha aho utamukunze. Uvuze ngo ujye wicisha bugufi maze ubaha abandi wifuriza umugisha, biyarangiza ati wabifuriza umugisha aho utabakunze. Niyo mpamvu intambwe ya 3 yo guhitamo neza no guhitamo gukunda abantu.
hepfo harakomeje ati no cœur cesse d'être éclairé et réchauffé, imitima yacu ntikomeza kumurikirwa kandi ntishyuha par des esprits sanctifiantes d'aho, yarangiza amasoko y'ijuru ntabwo akomeza kukududubizamo ngo ushyuhe, et novice spirituelle sessiole. Iyo wananiwe gukunda abandi, iyo wananiwe kubakomeza, ukuri kuragenda, yewe n'iby'ijuru ntushyuhe, kwezwa bikakunanira, ndetse iby'umwuka bikayoyoka, bigatamuruka. Bizabyara iki rero? Les chrétiens en général se prive de bien de joie. Umukristo wananiwe gukunda abandi, ayinyaga muri rusange ibyishimo byinshi. Ntarya ngo anezererwa, nubwo akize ntibimunyura, yarangiza hanyura ntibimushimisha, inzu nziza ntimunezeza, inka yundi nziza ntimunezeza, imyaka myiza ntimunezeza. Mbese iyo unaniwe gukunda undi uba winyaza ibyishimo. Naho ubundi iyo wamaze gukunda abantu ugera ku byabo byiza bikakunezeza, wagera ku mwana we mwiza bikagushimisha, wagera ku nzu ye nziza bikagushimisha, kuganura akamodoka ke ntibikugora, kubona iwe hameze neza ntabwo bikuvuna. Yarangiza mbese muri magufi iyo unaniwe gukunda undi uba winyaza amahoro. Rero uba wahisemo neza iyo umukunze uba wihesheje amahoro. Noneho iby'umwuka bishobora kuyoyoka utamukunze, ukuri ndi kongera kuryoha iyo utamukunze. None ngo niyo utamwifurije ibyiza narangiza amahoro aratamuruka. Hepfo arakomeza ati par leur manque de sympathie, ibyo byose ukabiterwa kubura ibyishimo bigaterwa no kutabafite impuhwe. Celui qui se replie sur lui-même ne remplit pas le rôle que Dieu lui a confié. Ntabwo umuntu wikubiraho aba agishohoje inshingano Imana yamuteganirije. Ntabwo umuntu wikubiraho ukurura yishyira byose bibi byanjye, ari njye wubahwa, ari njye wunguka, ari njye ukundwa, ari njye uzirikanwa, ari njye usurwa, ari njye witabwaho, ari njye uhabwa. Iyo mitekerereze ituma uba utagishoboye icyo Imana yari yarapangiye kugukorera. Hepfo harakomeje hagira hati enfants de même père, turi bene mugabo umwe, turi abana b'Imana twese, abazungu bera, abanyazi abo ni Buraya, abanyazi b'umuhondo, abanyamerika b'imituku, ini wacu birabura. Iyo ni meme espèce, igitandukana na agahuka inyuma nako gato cyane, ni kakushe gato cyane. No hahandi imbere umuhore wose uratukura, imitsi irangana, amagufa ni 260, yarangiza afite impyike ebyiri nkawe, afite umwijima umwe, yarangiza afite umutima w'ibyumba 4, afite amara mato n'amanini, asohora imyanda ndakasya, yarangiza icyo biti gogora, yarangiza hose murasi imbere. Niyo mpamvu buri gihe ubanguriye ihene ku ntama ntizabyara, ariko umuzungu kumwirabura barabyara. Niyo mpamvu aho nta mbibi, imbibi ni ku ruhu gusa no ku migabane, ariko imbere bateye kimwe. Niyo mpamvu inyoko muntu igomba gukundwa kimwe, utitaye ku mabara n'amoko ayo Satani yatuzanyemo. Turi bene rero mugabo umwe. Hepfo harakomera ati on des droits sur nous. Noneho kubw'ibyo nous dépendons des uns des autres. Buri muntu wese ateza amakiriro ku wundi, twabisobanuye. None hanga buri muntu wese ateza amakiriro ku wundi. Umugenzi akeneye uwo bajyana, bombi mu modoka bakeneye ikibatwara. Iyo modoka ikeneye umushoferi, umushoferi akeneye konvayere, bose bakeneye essence. Yarangiza bakeneye umugenzi h'amafaranga. Byanze bikunze mu miterere Mana, umuntu uko twabyaye n'umugabo umwe, buri wese akeneye mugenzi we. Hariho icyo yakumarira, hariho icyo wamumarira, nta emvorien, nta muntu uri kwisi utasaze waburi cyamara. Niyo mpamvu byonyine ubwabyo gusa anabuze na kimwe ari umuturanyi, yabura no gutunga rusake, maze ninjoro ikabika ikakubwira ngo burakeye. Ananiwe nicyo, yananirwa no gutura haruguru yawe afite inka, imvura yagwa ikamanura amase n'amaganga bikajya mu karima kawe nako kagira ifumbire y'imborera. Ntabwo bishoboka. Yananirwa no kujya kubaka inzu akaguha akazi ko kubumba, yarangiza cyangwa akarangura amatafari yawe, yananirwa no kubona wacanye amakara akayagura akayatekesha. Nta muntu. Uko Imana yaturemye turi bene mugabo umwe, kandi buri wese afite icyo akomora kuri mugenzi we. Aha nihuze cyane haravuze ngo aho niho tuvoma umunezero. Ndagira nti iyi ngingo yo guhitamo gukunda abandi tuyifitemo amahirwe. Bwa mbere dufitemo amahoro, kabiri bituma twumva ibyanditswe, gatatu bituma tugira impuhwe,
kane tugira umunezero, gatanu bituma twese dusobanukirwa ko twese turi bene mugabo umwe, buri wese ko akesha undi byiza. Noneho byonyine ubwabyo gusa bikubyarira iki wahisemo gukunda abantu, nicyo gituma mpirimbanira buri mutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Ni ibyakozwe 24 umurongo wa 16. Ku ngingo ya kane, gukunda ijambo ry'Imana. Ubundi ku bantu babizi, ijambo ry'Imana ni bya biri byavuzwe n'Imana. Si kenshi n'abagiye bumva yaravuze, yagiye ibwira umuntu akabwira abantu, ibyo bikitwa ijambo ry'Imana. Byitwa ijambo ry'Imana kubera iki? Na source, isoko y'iyo byaturutse, nibyo byonyine bituma byitwa ngo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibitekerezo by'abantu, ntabwo ari imigambi yabo, ahubwo yagiye ibonana n'abandi ikagira ikivuga. Yagira ikivuga, yarangiza icyo yavuze kikazirikanwa, ntikiyakizimira. Byanze bikunze niyo kigiye kuzimira, habaho ibyo bitareze venema, hakabaho ibyaduka byo kuza kwerekana neza ko byanze bikunze bya bintu byavuzwe n'Imana bigomba gusohora. Niyo mpamvu kurikunda ritwigisha, ryitwa ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera. Niyo mvugo yaba ari nziza muri kino gihe. Yarangiza ni ibyanditswe byera bitewe nuko Imana ivuga iti nta mbebya, ikavuga yerekana ishingira agatoke, ikavuga ibizaba bitaraba, ni Alpha na Omega. Yarangiza ugategereza ngo utegerezeho kuza ko bizaza. Habakuki 2:20, naho byatinda ubitegereza kuza ko bizaza. Ntabwo Imana yavuga ikintu kizahere, byanze bikunda. Ndatanga icyitegererezo. Niba yaravuze ngo no hasi amahanga azababara, muri Luka 21:26, ngo abantu bazagushwa igihumure n'ubwana no kwibwira ibyenda kubaho ku isi. Yesu abivuze mu kinyejana cya mbere kitari cyanatangira n'igice cyacyo, ni hagati ya 30 na 34. Yarangiza ubwo wenyine avuga ayo magambo. Biragenda ikinyejana cya mbere kirarangira, icya kabiri kirarangira, icya gatatu kirarangira, biragenda bigera ku kinyagihumbi. Ibyo kinyagihumbi kiragiye, ubu isi yose yakangaranye. Komeye barafite ubwoba, ibihugu ntibibanye neza, abagore n'abagabo barashyamiranye, abana n'ababyeyi ntirujyamo. Yarangiza byonyine ubwabo kubera iki? Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwira ibyenda kubaho ku isi, kandi no hasi amahanga azababara bumvisha umuraba n'inyanja bihorera. Umuraba murawuzi, inyanja murayizi, murahorera. Si impanuka z'uyu mubiri gusa, ahubwo inyanja n'abantu benshi mu Byahishuriwe 17:15, ni y'amoko, ni amateraniro, ni amahanga, n'indimi. Abantu bapfa amashusho, abantu bagapfa ibihugu, abantu bagapfa amoko, kugeza ubwo bapfa n'ururimi bakoresha. Ibyo byanze bikunze Yesu yabiteguye hakiri kare, ariko ko ari ngombwa ngo bisohore, n'ubu birasohoye, birahari hirya no hino, imipaka ntirebana. Yarangiza abantu barasugira amasuzugurane, ibihugu byirirwa bifata amafaranga 90% igakora intwaro, 10% igatunga abaturage, ibihugu bigahora hasi mu bukungu. Nta kindi umuntu ari kuyakorera umuntu yakubita urushya agapfa, ukajya kumukorera bombi. Yarangiza uwo wagenda ugafata inkono ugakubita akava umwuka, ukajya gucurisha intwaro za kirimbuzi zigura amafaranga menshi, ku buryo ubukungu bw'igihugu bujegera. Nta kindi kibiteye ari uko abantu bananiwe iryo jambo ryo kwifuriza abandi byiza. Ibyo kandi ko ubuhanuzi bugomba gusohora. Tugomba gukunda ijambo ry'Imana ku mpamvu zikurikira. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Muri Zaburi 119 umurongo no 103 105 haravuze ngo amagambo yawe nyakunda ubugeni araryoherera mu nkanka zanjye, ameze nk'ubuki. Yarangiza hepfo arakomeje ngo ariko n'umucyo umurikira inzira zanjye, nitabaza ku bwa nijoro n'umucyo. Burya ijambo ry'Imana rihinduka itabaza iyo utararimenya. Waba umaze guhitamo kuyoborwa naryo rikaba umucyo, noneho buba bukeye mu bwenge bwawe. Avuga uti mbyifatemwo iwanjye, byifatemwo ubucuruzi, mbyifatemwo nte mu burezi, nifatemwo nte bantutse, nifatemwo nte nahombye. Ijambo ry'Imana rikaba bayitabaza rimurikira inzira zawe, yarangiza rikongera rikaba n'umucyo umurikira inzira zawe. Noneho kubw'ibyo aha ntabwo, ndetse muri Yohana 8:31 ho haratubwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri. Noneho niyo mpamvu ku ngingo ya 5 kuno kwiringira Imana, tuba tugomba no kwiringira Imana. Iyi ngingo yo guhitamo neza,
kugeza ubwo duhitamo neza kandi bikatubera byiza. Buri wese akumva ko byanze bikunze agomba guhitamo ijambo ry'Imana. Birakwiriye ko tuzirikana aya magambo ngiye gusoma. Kwiringira Imana, Zaburi Yobu 4:6 na 11:18, turaza gusangamo amagambo abyo bimaze kwiringira Imana, ibintu bita esperance. Noneho icyo biti byiringiro ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu turi burebe muri Yobu 4:6 turasangamo aya magambo atubwira ngo, mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro. Iyo umuntu yubaha Imana arakomera kandi yagendeye mu nzira zigororotse agira ibyiringiro. Buryo uvuye guhinga atandukanye n'umunebwe mu bwenge. Uvuye guhinga aravuga ati rero ubwo Imana nimpa amahoro bizera. Burya iyo umuntu yagororotse agendeye mu nzira zigororotse niho agira ibyiringiro. Niyo mpamvu naho muri Yobu 10:18 harimo aya magambo agira ati, kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro, ni ukuri uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro. Iyo umuntu yumviye Imana agira ibyiringiro. Noneho muri Petero ya mbere igice cya mbere 21 naho hatwereka indi ngingo y'ingenzi y'icyo twakora nk'abana b'Imana kugira ngo nibura tuye tubaho ariko umuntu afite ibyiringiro. Igice cya mbere 21 haranditse ngo, abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Kwizera kwanyu, Imana yaduhaye Yesu, aradupfira, arazuka, ajya imbere kwa Se kugira ngo tugire kwizera kandi tugire n'ibyiringiro. Ibyiringiro by'iki? Imana iyo tuyikunze iratwiha tukanyurwa. Twayizera ikaduha Yesu akadutsindishiriza. Twashaka gukiranuka ikaduha umwuka wera ngo adushoboze. Twaba tumaze kwinjira mu gikorwa nyirizina cyo gukiranuka, yarangiza abamarayika bakatuba hafi bakadufasha. Izi mbaraga enye zo mu ijuru ziteye ibyiringiro. Izi mbaraga enye uko ziri mu ijuru zose zakuyobotse kuko wakunze Imana. Ziba zikuri hafi cyane ngo Imana ikwinjire mu nyurwe, Yesu akwinjire mugire kwizera, umwuka wera kwinjire mugire ibyiringiro, maze abamarayika bakagufasha gutunganya insinzi ikabibonetse. Ngiyi impamvu, niyo mpamvu kuri iyi ngingo naho tuyitaho. Muri Zaburi 62:6 naho hatubwira amagambo asa n'aya ngaya yo kutuma tugira ibyiringiro. Burya hari impamvu nyinshi zo kugira ibyiringiro. Muri Zaburi 62 aho twifuza ko buri wese yakumva ni umurongo waho wa 6. Zaburi 62 umurongo wa 6 harimo aya magambo atubwira ati, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Ahangaha muhumve neza, igiteye ibyiringiro nicyo, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Ahangaha muhumve neza ndetse muraza kubikurikira. Ndetse umurongo wa 5 ati, umutima wanjye turiza Imana yonyine kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Ibi ni mu byumva neza. Ndasoma iyi mirongo yombi nongere nyisubiremo kugira ngo nibura umuntu wese yumve ishingiro ry'ibyiringiro by'umuntu. Haranditse ngo, umutima wanjye turiza Imana yonyine kuko ari y'ibyiringiro byanjye biturukaho, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Ngaha hantu hakomoka ibyiringiro. Iyo wahisemo kwiringira Imana, tiwiringira imirima, tiwiringira amashuri, tiwiringira ubwoko, tiwiringira ubwinshi, tiwiringira imbaraga, tiwiringira amashuri wize, za diplome, byose ukiringira Uwiteka, uba ufite ibyiringiro. Iyi ni ingingo ya 5 dusabwa twese kugira ibyiringiro. Ku ngingo ya 6, gukorera Uwiteka. Izi ngingo zigiye zisigare gukorera Uwiteka. Ubundi kuba ku isi uri uw'Imana bivuze kuyikorera, ariko turi mu gihe cyo kwibeshya. Ubwo waririmbye niwe wibwira ko yakoreye Imana gusa. Umuyobora amadini yumva ko ari umukozi w'Imana, umubwiriza akumva ko ari umukozi w'Imana. Umuntu wese wamaze kuba uw'Imana aba ari umukozi wayo. N'Abakorinto
ba mbere 12 umurongo n'uwa 4 harimo aya magambo ngiye gusoma. Imana kugira ngo uyikorere ntabwo bisaba kubanza wabitorerwa, ahubwo mu bwenge bwawe iyo winjiye mu nshingano nziza ziri mu bwenge ugashaka gutunganyiriza abantu n'Imana uburangije kuba umukozi wayo. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cy'ugwa mbere, mu gice cyaho cya 12 arandika ati: icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ibimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe agahabwa ijambo ry'ubwenge, ubwo ni umukozi w'Imana iyo abukoreshe neza. Undi agahabwa kumenya, yarangiza ubwo nawe aba ari uw'Imana. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, ubwo nawe ari umukozi w'Imana. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, ubwo aba ari umukozi w'Imana. Arega ntimwibwire ko umuntu wicara muri salle dope aho babagira ngo yarangiza amenye gutandukanya imisi itariye, afate bisturi asature, nyuma zashone, nyuma bizafate, atwere umuti, atere ikinya, abage mu mwana muterura ari muzima, nyina beho, umwana beho, yarangiza ibyo byose aba ari gukorera Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka abantu biyumvamo kuyikorera. Muri uko kuyikorera harimo amahirwe menshi cyane nakunda ko buri wese yazirikana, kandi nta mugambi wundi keretse mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa mbere wa 3 témoignage volume 3 haranditse hagira hati page 404 haranditse ngo chaque a une œuvre à accomplir, buri wese afite umurimo wo gusohoza. Je sais que plusieurs sont dans la condition voulue par le Christ. Nzi ko benshi bahagaze mu mwanya Imana ishaka, et que leur unique pensée est de proclamer la vérité présente. Abenshi icyifuzo cyabo kimwe rukumbi ni ukugeza ukuri kuri benshi. Ingingo, si vous ne considérez pas comme un honneur de participer aux souffrances de Christ, niba ujya wumva gufatanya na Yesu imibabaro ye bitakunejeje, si le souci des âmes qui vont périr ne vous accable pas, icyakora niba imitima igiye kurimbuka itakubabaza, si vous n'êtes pas prêt à pratiquer une stricte économie pour soutenir l'œuvre de Dieu, niba ujya wumva utazigama ngo ibyawe bishyigikira umurimo w'Imana, alors il n'y aura pas de place pour vous dans le royaume des cieux. Umwanya wo mu ijuru ntabwo uzawubona. Guhitamo neza umurimo wo mu ijuru cyangwa se umwanya wo mu ijuru mu bwami bw'Imana, umuntu awuboneshwa n'icyiza yamaze ku isi. Muri magufi, bwa mbere urizera kugira ngo ubone uburenganzira wandikije izina ryawe, yarangiza ukongerwa akora ibyiza ushobojwe n'umwuka wera kugira ngo nibura ku isi mu ijuru bazakwishimira wambaye ikamba ryera. Niyo mpamvu nous n'avons pas l'état aujourd'hui de gaspiller nos énergies et nos talents à des entreprises mondaines. Ntabwo Kigali cyo gihe cyo gupfusha ubusa imbaraga zacu n'itaranto zacu mu mishinga yo ku isi. Serons-nous absorbés à servir le monde, à nous servir nous-mêmes, au prix de sacrifier la vie éternelle et le bonheur des siens? Mbese duhugire mu gukorera isi no mu kwinezeza ubwacu, maze ubugingo buhoraho n'umunezero wo mu ijuru uducike? Oya, ni byiza guhitamo no gukorera Imana yacu. Ndagira nti ku ngingo iheruka yo guhitamo neza no guhitamo kwirinda. Iyi ngingo nayo ndayitindaho ho gato cyane. Buriya mu buzima busanzwe abantu benshi cyane mu bwiriza 7:12 haranditse hagira hati ubwenge n'ubwugamo, kuko ubutunzi ari ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge burya buba mu bwonko, kandi nibwo buyobora impagarike y'umuntu yose. Kugira ngo ubwonko bukore neza bukeneye amaraso meza. Kugira ngo amaraso meza amureke, umuntu akwiriye kurya ibyiza. Kugira ngo ibyiza nabyo bibyara amaraso meza, bikeneye gahunda nziza mu mirire. Yarangiza ubwenge bwawe bugomba gukora neza, ariko byanze bikunze niyo wahisemo kwirinda uba wahisemo neza. Ndatanga icyitegererezo mbereye ku mutwe gusa. Dore ibyo kurya byagenewe abazi guhitamo neza, ntabwo ari guhitamo akaryoshye n'akaryohereye, ahubwo no guhitamo gafite akamaro. Rero ku bw'ibyo uzirikane neza
kugira ngo nibura ubyiteho cyane. Aba bantu bakurikiye, iyo ubwonko twabufashe nabi, mu gitabo cyitwa Santé par les aliments haranditse, haravuga ngo iyo ubwonko wabufashe nabi utangira kunanirwa kurya utarwaye. Iyo wabufashe nabi ukunda guhorana umubabaro utagira impamvu. Iyo wabufashe nabi kurya birakugenga. Iyo wabufashe nabi ukunda kuribwa n'umutwe n'akaberetwa. Iyo wabufashe nabi ubwonko bwawe burarondogora, cyangwa se mu mvugo yawe yarangiza igabanuka ry'ubwenge, ubwihebe, ibicuri, byose aba ari ingaruka y'ubwonko bwafashwe nabi. Noneho urananirwa mu bwenge, ubuhanga bwawe bugacogora. Abana bato barakubagana ukabona batazi kuvangura icyo bagomba gukora n'icyo batagomba gukora. Kuryama ntusinzire, yarangiza uburondogozi, indwara zo gususumira, ibyo bita Parkinson, yarangiza kugwara imitsi, kugwara icyepfo kigakunda gupfa cyonyine ubwacyo gusohera mu matako, ibyo bita sclerose en plaques, yarangiza ndetse no guhangayika. Ibyo byose ni ubuzima bw'ubwenge buba butafashwe neza. Bigusaba rero iki? Dore imirire yawe uko izaba ikenewe. Hakenewe ingano nibura zinitse, ukeneye amavuta y'ibihwagari, ukeneye imboga bita reti, avoka ntikagucike, utwitwa noix de cajou ni twiza, amashaza mu muryango ni ingenzi, kurya utwo bita fruit de passion nutwo benshi bita za marakuja, abandi bita ubutunda, yarangiza ubuki bwiza bw'ikinyagu. Ibyo byose iyo umuntu abiriye aba ari gufasha ubwonko gukora neza. Noneho abasabwa no kugira ibyo yibuza ni ikahwa, ni icyayi, ni utuntu twinshi cyane turi alcoolize, ndetse n'isukari y'umweru, icyo bita sucre blanc, yarangiza ni isukari yo mu nganda. Iyo ushaka gufata ubwonko bwawe neza, hariho ibyo wiha n'ibyo wibuza. Rero icyo gihe ubuhisemo neza, uvuga uti rero igishoro mfite ku isi n'ubwenge, kandi ubwenge ngomba kubufata neza kuruta, kuko nabwo ari ubutunzi, ariko ngomba kugira icyo mbuha. Imodoka nzima bayiha essence, bakayishyiramo amavuta, amapine akaba amaze. Mbese uko umuntu agenzura kandi gakoresha kose ko mu nzu ngo katabura, ni nako mu buzima bwawe utazigera ubura kugenzura icyafasha neza ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe burakenewe kandi ugomba kubufata neza. Nicyo gishoro ufite ku isi, nibwo bubyara ishema, nibwo bwatuma wogera. Ushatse gukomera nibwo bwagukomeza, ushatse kugira akamaro nibwo bwabiguha, ushatse kuba muzima bwakuyobora. Niyo mpamvu mu ntambwe iheruka ya 7 harimo no kwemera kwirinda. Noneho iyo ugerageje kuvuga ibirebana nibura ngo urebe icyo igihe habayeho icyo bita stress, icyo bita stress mu bwenge bwawe hamaze guhuzagurika, wahangayitse mu bwenge, dore ibintu bukeneye. Ugomba kubyuka mu gitondo ukanywa amazi arimo indimu n'ubuki, wajya ku kazi ukarya amaronji 2. Stress yarangiza gufata ironji, ugafata na avoka imwe nziza yo ku rugero, yarangiza ukanywa cyangwa se ukarya, nyuma ukanywa igikoma kirimo uburo, ugakoresha ubunyobwa cyangwa sesame cyangwa noix de cajou cyangwa graine de rein. Ibi bintu graine de rein zigiye gusa na sesame, noix de cajou zigiye gusa n'ubunyobwa, benshi ntabwo baba bizi, ariko muri za alimentation biba birimo. Yabona dusabwa kujijuka. Ibi bintu iyo birya ibiguhangayikisha, dore mu isi yo guhangayika umuntu ahangayikishwa nuko yapanze imirimo iruta amasaha afite. 2, umuntu agahangayikishwa no gukorana n'abadashoboye ibyabo agakora ibyo n'ibyabo. Umuntu agahangayikishwa no gushaka kuyobora ibyisi byose ngo bitungane kandi bidashoboka. Niyo mpamvu bikunda kuba stress ntahikomoka. Ushatse ngo byose bigende kuko ushaka, biragupfana mu mutwe. Wakorana n'umuntu unanirwa ibye ugakora ibye n'ibyawe, ugakora ibyawe n'ibye, yarangiza nabyo bikakunaniza. Iyo upanze imirimo iruta amasaha nabyo birakunaniza. Noneho guhitamo neza ni ugutwerera ubwenge imbaraga zituma bishobora inshingano zabwo. Niyo mpamvu saho gusa uzaba ukeneye n'izitwa za pinyo, ukeneye vitamine C ya buri munsi, ibyo ni uburyo bwatuma umuntu adahangayika. Iyo ukunda kubabara, bakubwira ijambo ugaserera, bakureba nabi ugaserera, baguhombya ugaserera, mbese ukaba ku isi nk'umuntu ushaka ngo abe atuye mu ijuru, yarangiza ugakunda kubabara ubusa.
haravuze ngo uzaba ukeneye ingano zinitse, ukeneye ibinyampeke nk'uko Imana yabiremye, kurya ibigori, impungure, guteka impengeri z'amasaka, yarangiza guteka ingano nk'uko Imana yaziremye. Ibimineke irakenewe, yarangiza B ya gatandatu irakenewe. Utuntu bita magnesium tuba mu mboga ndetse no mu ibumba ry'icyatsi kibisi tuba dukenewe, maze uwo mubabaro wa buri kanya ugahagarara. Umuntu yagutuka ngo uragapfa, ugahera ko azirikana utari ku bundi kwa mbwe ngo uragapfa, akaba ari inzagihe. Nanjye sindi muzima, sinzi ko nzapfa, kuko muri Bibiliya yaravuze ngo abazima bo bazi ko bazapfa. Anyifurije gupfa ariko ntiyarutebutse. Yarangiza ugatuza mu mutima, umuntu yakwimota nziha, yarangiza yagusuzugura uti nta kibazo nzihesha ishema, yarangiza yagusebya ukavuga uti uko biri kose yego abatanzi bazanyitiranya ariko abanzi bo bazasanga yarambeshyeye. Noneho kubw'ibyo uba ugomba gutuza. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura tuzirikane uyu munsi n'aya masaha ngo tubeho nk'uko Imana ishaka, twarahisemo neza. Kugira ngo ube warahisemo neza rero, uzaba warahisemo kubaha Uwiteka, uzaba warahisemo gukunda Imana, uzaba warahisemo gukunda abantu, uzaba warahisemo kuyiringira Imana, uzaba ukunda ijambo ryayo, uzayikorera mu mutima ubishaka, yarangiza igiheruka uzakunda kwirinda. Izo nizo ngingo twari twashatse uyu munsi gukomeza, ngo nibura buri wese yongera areba amahitamo ye, ngo nibura tugire icyo twimarira, tugire icyo tumarira abandi, tugire icyo tumarira Imana, tube ku isi tuyobowe n'ijambo ryayo, tube turi aho dufite umutima utuje, dufite ibyiringiro, turindiwe mu ijambo ry'Imana no kumenya kwitwitaho. Imana izabidushoboze, Imana izabidukundishe, Imana izadukundire twese kuba nk'uko ishaka, mu izina rya Yesu, amen. Umaze kugera barashimira Imana, umucyo w'ubutumwa bwiza warasiye mu isi yose, impande zose, aho umaze